Bakristo bavandimwe twongeye kubasuhuza. None ku itariki ya mbere Gicurasi turahimbaza abatagatifu Yozefu, urugero rw'abakozi, mutagatifu Yeremiya, mutagatifu Sigisimundi. Uyu munsi ni umunsi mukuru ukomeye. Bavandimwe, tukiri mu byishimo bya Pasika, mu mucyo duhimbaza Yozefu, urugero rw'abakozi. Itariki ya mbere Gicurasi buri mwaka, Kiliziya umubyeyi wacu iduha guhimbaza Yozefu mutagatifu, wa mugabo w'intungane Imana yemeye ko umutware w'urugo rw'i Nazareti rwagize amahirwe adasanzwe, rwareze kandi rurakoze umucunguzi w'isi Yezu Kristo, umwami wacu. Urwo rwa Yozefu yarwitangiye araruruhira, maze umurimo we ashimisha Imana. Bityo natwe aduha urugero rwo gushimisha Imana mu byo dukora. Imana umubyeyi wacu yaduha urugero rwo gukora. Ku munsi mukuru nk'uyu twongeye dushimishwe n'uko abakora umurimo wabo kandi bashyizeho umutima baba bigana Imana yacu yakoze byose neza, ikagaragariza umuntu urukundo n'icyizere bitangaje, imusaba gukomeza gutunganya isi kandi ikamwegurira byose bimufashe kumererwa neza, maze nawe akomeze kuyirangamira. Bamwe bitiranya imirimo yabo n'igihano cy'Imana, nyamara ibyo no kwibeshya, kuko imvune zikomoka ku murimo zaje nyuma y'aho umuntu acumuriye. Naho ubundi Imana niyo yakoze mbere kandi natwe iduha urugero n'itegeko byo gukora. Ariko nanone dukwiye kumenya ko umurimo wose ukozwe neza ugira imvune zawo, ariko kandi ukazana ibyishimo nyirawo. Umurimo uranga abo turi bo muri sosiyete no muri Kiliziya. Igihe Yezu Kristo yarasubiye iwabo i Nazareti maze akigishiriza mu isengero, umuntu ufite ubuhanga n'ububasha, ntibyoroheye abantu b'iwabo guhuza ubuhanga bumvaga n'uwo bagezagaho, dore ko bari bamuzi nk'umwana w'umubaji. Imyumvire bari bamufiteho yari itandukanye cyane n'ibyo bamwumvanaga. Nk'uko umuntu wese wiyubaha aharanira gutunganya neza ibyo ashinzwe agira ati, abantu batazabona ko ntacyo namaze, ko ndi imburamukoro, ko ndi umunebwe, ko nakwiye kugirirwa icyizere cyo gushinga ibyisumbuyeho. Ni nako umukristo byose akwiye kubikora, azirikana ko ibikorwa byiza biduha isura nziza muri Kiliziya no mu bandi, kandi bikanaduherekeza iyo dusoje urugendo rwacu hano ku isi. Harimo imirimo abantu bakoze kunze kugarukaho igihe cyo kubaherekeza bitabye Imana, ari nako dusaba Nyagasani ngo abahembere ibyiza bakoze. Yozefu mutagatifu, urugero rw'abakozi. Uyu mugabo w'intungane kandi witonda atwereka mbere na mbere ko tugomba gukora byose tubikorera Imana, tukabikora mu gushaka kwayo, bityo imirimo yacu ikadufasha gusingiza Imana. Yozefu kandi aratwibutsa ko nta murimo n'umwe ukwiye kwitwa usuzuguritse, ko umurimo yakoze watumye umwana w'Imana abona ikimutunga agakora neza, watumye umugore we Mariya yishimira mu rugo rw'i Nazareti, ndetse nawe abasha kurangiza neza inshingano z'ababyeyi. Kuba Kiliziya kuri uyu munsi idusaba gusingiza Yozefu mutagatifu, urugero rw'abakozi, ni n'ubundi buryo natwe bwo kudushishikariza kwibaza ku buryo twitagatifuza imirimo yacu, mbese tukayikora nk'abagaragu beza bazabihemberwa n'Imana ubwayo. Ntihakwiye kubaho abakozi b'abakristu bakorera ijisho cyangwa bahanira inyungu zidaciye mu mucyo. Ibyo Yozefu, urugero rw'abakozi, ntiyabidutoje. Senga maze ukore. Aya ni amagambo meza y'umurage n'umurongo mutagatifu wa Gicurasi cya Munaki, kandi natwe abakristu tukaba dukwiye kuyagira yacu. Ntitwaba twibeshye tuvuze ko Yozefu mutagatifu, urugero rw'abakozi, umurimo w'ububaji yakoranaga neza, kuko yari yarakomeje kubaha Imana yumva cyane ikimubwira. Natwe igihe tugiye kwinjira mu mirimo yacu, ni byiza kwiragiza Imana, kwiragiza imirimo yacu ikorwe mu buryo buyihesha ikuzo, maze bwa buriganya n'ubucabiranya, indonke mu kazi, ruswa, amatiku, inzangano n'ibindi nk'ibyo byoye kurangwa mu mirimo ikorwa n'abamenya Imana. Ntidukwiye gukora tudatuye Imana imirimo yacu. Isengesho n'umurimo ku mukristo ni ibintu bibiri by'indatana, kandi n'umurimo ukozwe tuzirikana ko dukorera Imana uhinduka isengesho. Kuri uyu munsi dusabe Nyagasani aho umugisha ibikorwa byacu, adutagatifurize mu byo yadushinze tubikore ari we dukorera. Twizeye kuzahembwa nawe, dusabire abashomeri n'abandi bose bakora imirimo batishimiye bitewe no kubura uko bagira. Dusabire n'abakora imirimo y'urukozasoni ijyana mu rupfu, ariko bakaba bibeshya ko ariyo yonyine bakesha kubaho.
yozefu mutagatifu udusabire. Nyir'ubutungane Papa Pio wa 12 niwe uhaye umunsi mukuru w'abakozi ishusho y'Ubukristo mu mwaka w'1955. nibwo uwo munsi yawuragije mutagatifu yozefu ngo ababere umurinzi. yozefu ubwe wari umubaji i Nazareti. mutagatifu yozefu niwe rugero rw'abakozi b'Abakristo bakoreye Yezu kandi agakorana nawe.